no kuvuga ngo etincelle iryo zina ryonyine bisobanura ibishashi. Iyo umuntu abonye ibishashi aba abonye urumuri. Urumuri rero nta muntu wabona urumuri ngo abure kwishima. No kuvuga ngo isobanura ibyishimo, umunezero, umudendezo, ubwisanzure ku banyarubavu. No kuvuga ngo etincelle y'iyi saison itandukanye na saison y'ubushize. Saison y'ubushize twari dufite abakinnyi ubona ko batari ku rwego rwa competition, ariko ubu ngubu abakinnyi dufite bashobora gukina n'igikombe cya Afrika, byaba ngombwa bagakina n'igikombe cy'isi. Nitwa Hamada Issa, ariko banzi ku mazina ya Olence Gilles, enfant de mille chances, logique grammaticale, stratège interplanétaire, l'homme qui a traversé la mer Rouge sans bateau. Niyo mazina azwi kubera impamvu zitandukanye, ukina umupira, gukina komedi, filme, n'utundi tuntu nagiye nkora tw'udukoryo. C'est vrai, tu as traversé la mer Rouge sans bateau? Oui, sans mentir. En piétinant, j'ai traversé la mer Rouge sans bateau, en piétinant. Tugusanze rero hano kuri stade Umuganda, sinzi uri hano mu ruhe rwego? Unsanze hano mu rwego rw'uko nje kureba ekipe yanjye, kuko mu buzima busanzwe umufana wa etincelle, nkaba n'umukunzi wa etincelle mu maraso, mu magufa, mu mushokoro, mu bitekerezo, mu ngendo, mu myumvire, mu gihagararo, ndetse no mu rukundo rusanzwe. Ndi umufana wa etincelle wujuje ibyangombwa, upimye wasanga mfite 99%. Wenda iryo rimwe kwijana rigasigarana abandi bafana. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Watangiye gufana etincelle ryari? Ese kuki wumva ko ari etincelle wihebeye? Nihe mpamvu? Etincelle natangiye kwifana kuva ndi umwana mutoya nkiri muri primaire. Ubwo rero ari ukuntu papa yamfata ukuboko akambwira ati tugende tujye kureba etincelle, cyangwa se akanshira ku rutugu tukaza kureba etincelle. Aho nibwo natangiye kuyikunda. Byageze n'igihe noneho ngewe ntangiye kuba gasore, nanjye nakinaga umupira ku ishuri, bigeraho none abatoza ba etincelle baza kunkunda, nakinye no muri junior ya etincelle. Ntabwo nagize amahirwe yo gukomeza ngo nkine mu kipe nkuru kubera impamvu zanjye bwite. Impamvu zanjye bwite nizo zatumye ntakina mu kipe nkuru. Ariko utubabariye sizo mpamvu watubwiraho gatoya, cyangwa ntabyo waruzi? Gukina umupira narakinaga burya iyo umutoza kubwiye ati ndashaka ko dukorana, nuko aba kubonamo ubushobozi. Ahubwo hari impamvu zatumye ntakomeza. Byageze aho njya subira kwiga muri Kongo, aho bita za Kamituga, kuko burya ni naho twaje dukomoka. Nasubiye kwiga muri Kongo, bituma ntakomeza umupira muri etincelle nkuru kubera impamvu yo kwiga. Naho ubundi ngeze iriya rero nsanga nta kipe yo mu cyiciro cya mbere ihari, umupira wanjye usubira hasi, bituma mpita nawureka. Ariko iyo nza gukomeza nkiginaha, nari gukomeza nkakina muri etincelle nkuru. Ariko kubera impamvu z'uko ababyeyi barambwiye bati subirayo, usubire Kamituga, niriya za Sud Kivu, urenze za Bukavu, na hano kure cyane bawegereza Katanga, wegereye Katanga ni kure. Ubwo rero nta kipe iri mu cyiciro cya mbere ihari yagombaga gutuma nkomeza gukina mu kipe nkuru. Nizo mpamvu, ntabwo ari ibanga rikomeye. Garçon de mille chances, l'homme qui a traversé la mer Rouge sans bateau. Etincelle FC ivuze iki ku buzima cyangwa se ku mibereho y'abanyarubavu? Okay. Ubaje ikibazo cyiza cyane kandi ndakigushimiye. No kuvuga ngo etincelle iryo zina ryonyine bisobanura ibishashi. Iyo umuntu abonye ibishashi aba abonye urumuri. Urumuri rero nta muntu wabona urumuri ngo abure kwishima. No kuvuga ngo isobanura ibyishimo, umunezero, umudendezo, ubwisanzure ku banyarubavu.
ibyo bihuza ute rero n'urukundo bayifitiye cyangwa se uburyo bayiyumvamo? Etincelle iyo yakinnye, umukecuru, umusaza, umwana, umusore, inkumi n'umwana uri mu nda, iyo Etincelle yakinnye igatsinda, umwana uri mu nda nawe arabyumva. Urumva rero ko ni ibyishimo birenze. Ni ukuvuga ngo ni ikipe ishimisha Abanyarubavu. Etincelle idahari, Abanyarubavu benshi bajya mu bitaro, ko ndahamya ko babashyiramo na serumu za mazutu. Bajya muri koma bakabashyiramo serumu za mazutu. Ariko Etincelle ko ari ikipe itanga ibyishimo, ubona abantu benshi bahora bameze nk'abasore, kabone nubwo yabashaje. Abameze nk'umusore kubera ko ahorana ibyishimo. Noneho iyo yatsinze, benshi uretse ko kurya ari ngombwa, ariko benshi bumva batanaryo, bakarya umunezero w'intsinzi gusa. Umunsi wa none se dore turi kwitegura Etincelle igiye mu ntuza muri sezo ya 2024 2025, kandi ubu turacyari muri pre-season. Etincelle umaze igihe kingana iki uza kureba imyitozo yawe cyangwa se imikino yabo ya gishuti? Mbere yuko imikino ya gishuti itangira, habanje imyiteguro y'imyitozo. Ku munsi wa mbere Etincelle itangira imyitozo, natangiranye nayo. Tuza gutesta abakinnyi ba mbere na mbere, natangiranye nabo, nari kumwe nabo kugeza ubwo bateguye imikino ya pre-season. Iyo mikino ya pre-season rero kugira ngo bayitegure, bagira ngo barebe urwego abakinnyi bariho, abakinnyi dushobora gufata nabo dushobora kunenga. Abo twanenze rero twarabarekuye, naho abo twashimye twarabafashe. Kugeza ubu ngubu pre-season yatugendekeye neza. Match ya mbere abakinnyi batarahuza n'imikino, batarahuza umukino, aribwo bakiza. Match ya mbere twanganyije n'ikipe ya Gorilla igitego 1-1. Gorilla twarayibanje, idutsinda itwishyura, yatwishyuye ku match igiye kurangira, ariko nabwo haburembe ururimi rugiye kwisosokamo. Gorilla rwose ururimi rwari rugiye gusosoka kugira ngo ibashe kwishyura, kandi nabakinnyi bari bataramenyerana, abatoza nabo nibwo bari bakiza bakiri bashya. Ubwo rero umukino wa mbere twaratsinze, twaranganyije 1-1 na Gorilla. Umukino wa kabiri twaratsinze, ndetse no wa gatatu. Urumva rero ko Etincelle ni ikipe ihagaze neza cyane cyane. Ubu ngubu mbona noneho ko twafasha abakinnyi b'indobanure. Ubu n'abakinnyi b'indobanure. No vuga ngo Etincelle iyi sezo itandukanye na sezo y'ubushize. Sezo y'ubushize twari dufite abakinnyi ubona ko batari ku rwego rwa competition, ariko ubu ngubu abakinnyi dufite bashobora gukina n'igikombe cya Afrika, byaba ngombwa bakina n'igikombe cy'isi. Tuvuge weho imboni z'abakunzi ba Etincelle batagira amahirwe yo kugera ngaha, hari abari muri diaspora, hari abari muri Kigali, hari donc hari abari impande zitandukanye, hasa kabari hani Rubavu, ariko nta kubera umwanya muke akabura ukuntu agera hano kuri stade. Ni ihe shusho nyine wowe wamuha ukamubwira ute bana, ndabona ikipe yacu bihagaze gutya nyine, kuko nawe bakeneye kubimenya ukamubera. Abantu badafite urukundo ruhagije kuri Etincelle barahari, bakunda Etincelle ariko bakayikunda gake, ukabona ikunze nka 25%. Ubu namusaba ko yayikunda nka 75%, kuko Etincelle noneho yazanye abakinnyi bashoboye. Ikintu rero ishusho nabaha ni ikipe iri ku rwego ubu ngubu rwa APR, ubiri ku rwego rwa APR, uri ku rwego rwa Rayon Sport, ikaba iri ku rwego rwa Kiyovu, nkuko Kiyovu yari imeze muri sezo ishize, nubwo bwose yageza igasoza nabi, ariko itangira yatangiye neza. Ariko Etincelle ubu ngubu ishusho nabaha nuko abakinnyi dufite bashobora kuduhereza nk'umwanya wa gatatu cyangwa wa kane, haramutse habonetse ubushobozi bwo kubahemba kugeza champion irangiye. Icyo nabasaba rero, baze bitabira imyitozo, bazaje bitabira match, ariko badutere n'inkunga kugira ngo champion izarangire neza. Ntabwo gukunda Etincelle ari ukuyireba gusa, uko ikina kuri televiziyo, uko ikina mu kibuga, agaraje atanze 1000 aje kugura ibyishimo, nibyo atanze ibyo bibiri byo kureba match, ariko agize nakandi kantu atanga ku ruhande, akavuga ati aka kantu ngewe nditanze nk'umukunzi wa Etincelle,
kadusova ku buryo dushobora kuzafasha abakinnyi bacu tubahemba kugeza sezo irangiye. Ako kantu se hari uburyo gatangwamo, wenda ibyo ni ikiganiro tuzakora ku bijyanye n'ubwo buryo bwo kwitangamo kugira hafashwe ikipe, ariko se ubundi ubwo buryo burahari umunsi wa none? Nkamwe abafana muri hano mukunda kwitabira imyitozo amamatch amicale, nyine mufite uburyo mwateganije cyangwa se hari uburyo mubona nyine umuntu ashobora kuvuga ati ngewe nkeneye kubagurira amazi, ubundi mwebwe ubwo buryo kwanza burahari ku muri mwe mw'abafana muba muri hano? Yego, dufite nimero de compte, ubwo tuzayibamenyesha nayo, ariko dufite n'akanyenyeri, hari ukuntu dukanda n'akanyenyeri, iyo nimero nayo irahari yo gukanda akanyenyeri. Ubwo buryo rero bwo uko ari bubiri burahari, no kuza akaba yakwegera president cyangwa se SG nabyo birashoboka. Ibyo byose uburyo bugera kuri butatu cyangwa bune, buryo buroroshye kabisa bwo gufasha Etincelle. Twibutsa abakunzi ba Etincelle FC ko ubu imbuga nkoranyambaga za Etincelle zirafunguye, YouTube, Instagram, TikTok, X, ubwo mwajya munyarukiraho mugakurikira ibiganiro cyangwa se amakuru ya Etincelle umunsi ku wundi, bityo mwumva ko Gilles Garçon de Mille Chance, l'homme qui a traversé la mer Rouge sans bâton, ababwiye ko hari uburyo buhari bwo kuba mwafasha ekipe gusa, ariko ntago aka kanya ariho nabikora biri officiel. Ikiganiro kirambuye kuri ubwo buryo bwo gufasha ikipe tuzagikora kuri channel za Etincelle kugira ngo mukomeze mufashe ikipe yanyu aho muri hose. So twari turi kuri stade Umuganda ubwo Etincelle yarimo ikora imyitozo nyine irushaho gukomeza kwitegura sezo tugiye gutangira muri uku kwezi. Tubasaba ko mwakomeza kutuba hafi mukurikira ibiganiro bya Tuzwiri TV, munyarukira kuri channel za Etincelle. Turabakunda kandi mugira amahoro y'Imana aho muri hose.